tubahaye ikaze wowe udukurikiye. Imana iguha umugisha. Uyu munsi tugiye kuvuga ku mugore mwiza wateguwe n'Imana uwo ari we. Ibimenyetso Bibiliya igaragaza byerekana umugore mwiza wateguwe n'Imana. Ni byiza gutunga umugore wateguwe n'Imana. Kubana nawe ni byiza. Umuryango arimo uranezerwa cyane kuko utera imbere, ugira ibyishimo, haboneka umugisha. Ahantu umugore mwiza wateguwe n'Imana ari, haba ibintu byiza byose Bibiliya isezeranya abantu bubaha Imana. Ibyo bintu birahaboneka. Uyu mugore Bibiliya imuvugaho ko afite igiciro cyinshi kurusha marijani y'igiciro. Iyi marijani ni ibuye rikomeye cyane kuko ifite ubwiza ndetse ntikunda kuboneka. Ikaba ari ibuye rihenze cyane urigereranije na zahabu. Uyu mugore Bibiliya imugaragaza ko arusha agaciro iri buye kuko nawe aboneka hake. Ahantu ari haba umugisha, haba amahoro kandi haba ibyishimo. Ibi tubizaniye kugira ngo umugore wese, umukobwa cyangwa umugore wumva ubu butumwa, yigire kuri ibi bimenyetso biranga umugore Bibiliya igaragaza uko akwiriye kuba ameze, kugira ngo nawe bimuhe amahirwe yo kuzagira umugisha mu gihe cye cyo kubaka urugo. Nta muntu utunganye usibye Yesu Kristo wenyine. Bibiliya niko itubwira mu Baroma ibice 3 umurongo wa 23. Iravuga ngo kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Ariko dukurikije ibyanditswe, hari abantu bagendana n'Imana ndetse hari n'abakurikira Satani. Uze gusoma muri Yohana ibice 8:42 kugeza kuri 44. Niba uri umugabo cyangwa umusore w'umukristo ukaba ukeneye kubana n'umugore mwiza ufite indangagaciro nziza uturutse ku Mana, ese uzamubwirwa n'iki? Impamvu tuvuga uyu mugore ni uko umugore ni igice gikomeye cyane cy'umuryango. Mu rugo niwe pfundo urugo ruba rwubakiyeho, ni umuhuzabikorwa w'urugo. Imimerere y'abarutuyemo n'abarugenda bose iba ishingiye kuri we. Ibi birumvikana kandi ko umugore ni nawe urwana intambara nyinshi burya zibibera mu rugo. Mu Kinyarwanda bamwita mutima w'urugo. Mutima w'urugo, iyo bavuga umutima ntabwo ari ikindi baba bavuga, ahubwo baba bavuga ibitekerezo. Umugore ni ibitekerezo by'urugo. She is the mind of the family. Iyo ibitekerezo bihagaze neza, umubiri wose uba uhagaze neza. Iyo kandi bihagaze nabi, umubiri wose ugira ikibazo. Ndararika umukobwa wumva uzashinga urugo n'umugore unkurikiye, bizakubera byiza niwigira kuri uyu mugore Bibiliya ivuga, kuko nuhagarara neza mu nshingano zawe uzaba uri kuziba icyuho Satani yinjiriramo, kandi nkeka ko ni wowe bizagirira umumaro bwa mbere kuko bizagutera gukundwa. Hari ibimenyetso 6 rero Bibiliya igaragaza by'umugore mwiza wateguwe n'Imana. Mbere yuko dukomeza, reka nguhe umukoro gatoya. Fata isegonda ujye muri comment wandike uti amena, nko gushyigikira ko umugore akeneye kwiga ijambo ry'Imana. Niba kandi utarakora subscribe, yikore utazacikwa ihishurirwa nk'iri ngiri. Ikindi, like yawe ifite imbaraga cyane kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Ikimenyetso cya mbere, umugore wateguwe n'Imana akunda Imana kandi akayitinya. Matayo ibice 22 umurongo wa 37.
Bibiliya itubwira ko dukwiye gukundisha Uwiteka umutima wacu wose n'ubugingo bwacu bwose ndetse n'ubwenge bwacu bwose. Imana niyo iza imbere y'ibintu byose kuri uyu mugore. Imana niyo shingiro ry'ubuzima bwawe bwose. Waba uri mariye cyangwa se uri wenyine ukiri singo, ibyo utunze byose, akazi ukora kariko kose, Imana niyo shingiro ry'ubuzima bwawe. Ibi icyo bivuze ni uko ukwiriye kugendera mu ijambo ry'Imana ukayoborwa n'Umwuka Wera. Nibyo koko nta muntu n'umwe utunganya, ariko imitima yacu ikwiye kwigana Kristo mu byo tubamo byose, tukagira ishyaka ryo kubaho tunezeza Imana. Umugore Bibiliya ivuga akunda gusenga, akunda gusoma ijambo ry'Imana kandi akarishyira mu bikorwa. Uyu mugore kandi akunda kwihana. Umugore akwiye kumenya ko ijambo ry'Imana ari umuyobozi. Ni kenshi wisanga uri mu bintu utazi icyo ushobora gukora. Ijambo ry'Imana rikwereka inzira. Ijambo ry'Imana kandi ni urumuri, rifite imbaraga. Soma Zaburi y'119 umurongo wayo w'105. Haravuga ngo ijambo ryawe ni itabaza ry'ibirenge byawe, ni umucyo umurikira inzira yanjye. Ijambo ry'Imana rihereza umugore icyerekezo, rimuha gusobanukirwa. Dushobora kubona amahoro mu ijambo ry'Imana, dushobora kubona byose twifuza mu ijambo ry'Imana, dushobora gukomeza kuba mu mahoro nubwo twaba dufite intambara kubw'ijambo ry'Imana. Gusenga bizamura ukwizera kwawe, bikaguhuza n'Imana. Wowe mugore ukwiye kumenya ko umuntu wese urwanisha isengesho ntashobora gutsindwa intambara iyo ari yo yose yaba arwana, uko yaba imeze kose. Kwihana bituma ubabarirwa, bituma kandi uhembuka mu bugingo bwawe, kandi bikwegereza Imana. Bibiliya igaragaza imwe mu myitwarire y'uyu mugore n'akamaro kayo. Muri Petero wa mbere ibice 3 umurongo waho wa mbere uravuga ngo, namwe bagore nuko mugandukire abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze, babona ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Nibyo iri jambo turagenda turibona muri ibi bimenyetso byose turi bubone. Iri jambo riragenda ribishyigikira, ariko ndagira ngo nereke umugore impamvu ari ingenzi gushyira imbere Imana, icyo bimumariye, icyo imyitwarire agira mu muryango cyangwa muri sosiyete arimo bizamarira abandi bantu bamureba. Umugore ni umuntu urebwa n'abantu benshi, mu rugo niwe muntu uhura n'abantu benshi. Ikimenyetso cya kabiri, umugore wateguwe n'Imana yakira kubaho bijyanye n'ubushobozi afite. Abaroma 12 umurongo wa 2 haravuga ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose, mugire imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza, bishimwa kandi bitunganye rwose. Iki gishobora kuba ikintu kigoye cyane ku bagore benshi muri iyi minsi. Kubaho bijyanye n'ubushobozi bwawe bituma ubaho utekanye, bituma kandi muri wowe wigirira icyizere. Hari benshi bakunda kubaho bareba ku bandi, akumva ibyiza mugenzi we afite nawe arabikeneye nubwo yaba nta bushobozi bwabyo afite. Ibi cyo bizana ni ukutanyurwa muri wowe, kandi umuntu utanyurwa na bike na byinshi ntabwo bishobora kumunyura.
umuntu akwiriye kwiga kunyurwa, yaba afite bike yaba afite byinshi. Ku bagore bo iki ni ikintu gikomeye cyane, kuko umugore utanyurwa aba ari ikibazo gikomeye cyane. Umugore umeze atya bimutera kuba umuriganya, agahora ashakisha aho yavana byinshi birenze ibyo afite. Ibi ni uguha urwaho Satani. Ushobora kubihuriramo n'imitego myinshi igushuka ikakugusha mu byaha. Abakorinto ba mbere ibice 6 umurongo wa 20 hatubwira ko twaguzwe igiciro. Ku bw'ibyo dukwiye gutuma imibiri yacu ihimbaza Imana. Ubundi igihe cyose uri kugaragaza mu mutima wawe akavuyo ko kutanyurwa, bituma umutima wawe ujya kure y'Imana. Ntabwo ushobora kwegera Imana umeze gutyo. Imana ntabwo ishobora kuganira nawe umeze gutyo. Ntabwo dukeneye guhora duhangayikishijwe n'ibyo tudafite, ahubwo dukwiye gupfukama tukereka Imana byose dukeneye, ikaducira inzira twabibonamo kandi ziyihesha icyubahiro. Ibanga rimwe abantu batazi ni uko iyo umenyereje umutima wawe guhora ushakisha ibintu birenze ibyo ufite kandi ukabikora mu buryo butaboneye, n'iyo ugeze kuri byinshi ntabwo bikunyura. N'ubundi ukomeza kumva ari uko nguko ukeneye kubaho, kuko umutima w'umuntu uteye ku buryo ahora yumva akeneye kubona ibirenze ibyo afite. Niyo mpamvu umuntu aba akwiriye kwiga kunyurwa ku rugero urwo ari rwo rwose ahagazeho. Nibyo bimuhesha umutekano kandi ni nabyo Imana ishaka. Ikimenyetso cya gatatu kiranga umugore mwiza wateguwe n'Imana ni umutima utuje kandi ufite ubugwaneza. Birasanzwe ko umugore yaba umunyembaraga, akagira intego ndetse akaba umuyobozi mu kazi akora, ni byiza. Ariko nituvuga umutima tuba tuvuga imyitwarire, uburyo yigaragaza, uburyo atuma abamuzengurutse biyumva. Umugore iyo atiyubaha ndetse ngo yubahe abamuzengurutse, uwo ntabwo aba ari umugore Bibiliya igaragaza. Reba uburyo Petero wa mbere ibice 3 umurongo wa 4 hagaragaza umugore wateguwe n'Imana. Haravuga ngo ahubwo umurimbo wanyu ubu w'imbere ushimwe mu mutima, umurimbo utangirika ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Ubugwaneza n'amahoro ntabwo bishatse kuvuga kuba ari umuntu utavuga cyangwa ari umuntu wibereye aho ngaho udafite icyo yishe, udafite n'icyo akijije. Ahubwo ubugwaneza bivuga ko ni umuntu ukwiriye kuba afite urugwiro n'ingeso nziza, umuntu witeguye kwita no gukunda abandi bantu bimuvuye ku mutima, kuko umugore niwe wakira abashyitsi, ahura n'abantu benshi. Njye nagiye mbona umubano umuryango ugirana n'abandi bantu kenshi bikomoka ku rugwiro rw'umugore. Iyo ari umugore rero udakunda abantu, utubaha abantu, biragorana ko abantu bashobora kumwegera. Ikintu cya kane kiranga umugore mwiza wateguwe n'Imana, arangwa no kubyaza umusaruro ibyo ahawe, akabikuba inshuro nyinshi. Turi kuvuga ku mugore wateguwe n'Imana. Umugabo n'umugore b'Abakristo bakwiye kuba ari abantu b'inyangamugayo, bigana Kristo mu myitwarire yabo. Turavuga umugore cyangwa umukobwa uzatuma urugo rwe rugubwa neza. Kimwe mu biranga umugore mwiza harimo kuba abasha gucunga no gukoresha ibyo ahawe bikikuba inshuro nyinshi. Umugabo afite inshingano yo gushaka ibitunga umuryango. Umugore mwiza acunga neza ibyo umugabo azanye kandi akabikoresha neza.
dufashe urugero nko ku biribwa, umugabo azana ibyo gutunga umuryango, noneho umugore akabiteguramo ibyo kugaburira abagize urugo, abagize umuryango. Hano sindi kuvuga ko umugore mwiza ategetswe kuba umutetsi mwiza, ahubwo ni ukuvuga ko akwiye kuba ari umuntu ubasha gufata ibyo ahawe akabiremamo ibindi bintu byiza kurushaho. Mu Migani igice cya 31 umurongo wa 11 kugeza kuri 14 havuga kuri uyu mugore, havuga ngo umutima w'umugabo we uhora umwiringira kandi ntazabura kunguka, ahora amugirira neza, ntabwo amugirira nabi igihe cyose akiriho. Ashaka ubwoya bw'intama n'imigwegwe, anezezwa no gukoresha amaboko ye, ameze nk'inkuge z'abagenza, ameze nk'inkuge z'abacuruzi, azana ibyo kurya bye abikuye kure. Uyu mugore ngo ahora agirira neza umugabo we, ntashobora kumugirira nabi igihe cyose akiriho. Iyo ari umugore ukonsoma gusa, ntabwo aba ari umugore mwiza uva ku Mana. Umugore mwiza yongerera agaciro ibintu bihari. Ikimenyetso cya 5, umugore mwiza uva ku Mana igihe mwashakanye yifuza kugirana nawe imibonano mpuzabitsina. Aba yumva kuri we ari iby'agaciro kugira imibonano mpuzabitsina n'umugabo we. Imibonano mpuzabitsina ni ikintu cy'agaciro cyane ku bantu bashakanye. Gusa abakristo benshi bibagirwa guha agaciro uku kuri, kubera ko imibonano mpuzabitsina kenshi ifatwa nk'ikigirwamana gikoreshwa mu nzira z'ibyaha. Rimwe na rimwe abakristo imibonano bayifata nk'ibikorwa by'umwijima, bigatuma bayambura agaciro. Gusa ibi ntabwo bikomoka kuri Bibiliya. Imana yaremye ibitsina atari ukugira ngo habeho kororoka gusa, ahubwo kugira ngo bifashe umugabo n'umugore kubana akaramata kandi bafitanye urukundo, bafitanye ubumwe. Igihe cyose umugore n'umugabo batagirana imibonano mpuzabitsina, birabagora gukomeza kuba umwe mu marangamutima nk'uko umugore n'umugabo bakwiye kuba bameze. Soma mu Migani 5 umurongo wa 18 n'uwa 19. Haravuga ngo isoko yawe ihirwe kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe, nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza. Amabere ye ahora kunezeza kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 umurongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo umugabo aho umugore we ibimukwiriye kandi n'umugore nawe abigenza atyo ku mugabo we, kuko umugore adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugabo we, kandi n'umugabo adatwara umubiri we ahubwo utwarwa n'umugore we. Hano birumvikana neza cyane ko umugore n'umugabo bagomba kugirana imibonano mpuzabitsina hagati yabo. Umugore mwiza uva ku Mana yishimira kugirana imibonano mpuzabitsina nawe mugabo we. Ababizi ko ari ngombwa ko umugabo akeneye ibyo bintu kugira ngo mubeho muri umwe mu rugo rwanyu. Ikimenyetso cya 6 ari nacyo cya nyuma, umugore mwiza wateguwe n'Imana arakubaha kandi arakubabarira igihe cyose umusabye imbabazi. Umugore wese yifuza kubana n'umugabo ashobora kubaha, ariko umugore w'umutima ufite ubwenge arabizi ko bitashoboka kubona umugabo ukwiye kubahwa igihe cyose, kuko umugabo ntabwo ari intungane. Icyakora hariho abagabo bakunda Imana ku buryo igihe cyose ibikorwa byabo bigaragaza ko bakwiye kubahwa, ariko nabo ntabwo batunganye.
bizabaho kumubonaho amakosa. Umugore aramutse agutegerejeho ko wowe mugabo uba intungane kugira ngo azakubahe, uwo twamwifuriza amahirwe masa, kuko ibi nta mahirwe yo kurangira neza twabiha. Bibiliya isobanura neza iby'abagabo n'abagore muri Petero wa mbere igice cya 3 umurongo wa mbere kugeza ku wa 7, ari wo wa murongo twasomye. Reka dusome uwa mbere, nawe uraza gukomeza usome n'indi kurikiraho kugeza ku wa 7. Haravuga ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, kugira ngo nubwo abagabo bamwe batumvira ijambo ry'Imana, bareshywe n'ingeso nziza z'abagore babo, nubwo baba ari nta jambo bavuze. Babonye ingeso zanyu zitunganye zifatanije no kubaha. Umurongo wa 3 nawo, umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kuboha umusatsi cyangwa uwo kwambara izahabu cyangwa uwo gukanisha imyenda. Ni ukuvuga ngo mukwiriye kureshyeshya abagabo banyu ingeso nziza. Iki ni ikintu cyo kwitabwaho cyane. Noneho ku murongo wa 8 hakomeza havuga ko ibisigaye mwese muhuza imitima, mubabarane kandi mukundane nk'abavandimwe, mugirirane imbabazi mwicisha bugufi mu mitima. Umugore mwiza uva ku Mana aba afite imyumvire iri hejuru cyane. Umugabo ahisemo kubana nawe aba akwiriye kubahwa mu buryo bwose. Imigani 31:23 haravuga ngo umugabo we amenyekana mu marembo y'umudugudu yicaranye n'abakuru b'igihugu. Uyu mugabo agomba kumenyekana kuko aba yubashywe, ababayeho mu buryo butandukanye n'ubwo abandi bagabo bose babaho. Ikindi, azamuha n'imbabazi igihe cyose azimusabye, kuko uyu mugore nawe aba abizi ko azakenera imbabazi, kuko nawe ntabwo atunganye. Imana ibaha umugisha. Wowe wakurikiye iki kiganiro turagushimiye, kandi igikuru ni uko wumva ijambo ry'Imana warangiza ukarishyira mu bikorwa. Bizubaka ubuzima bwawe, bizubaka ubugingo bwawe, kandi uba uri no kubwiriza ubutumwa abakuzengurutse bose. Ndetse nta nubwo bizarangirira aho gusa, menya neza ko Uwiteka Imana izabiguhera ingororano. Wakoze cyane kudukurikira. Imana